Muri Bollywood hari abayobozi benshi ba filime bamenyekanye kubera impano zabo, ariko iyo havuzwe umuntu umwe wakoze filime zifite action ikomeye, urwenya rudasanzwe ndetse zaje kwinjiza n'amafaranga menshi ku isi, muri ayo mazina ntabwo habaramo izina bita Rohit Shetty. Rohit Shetty ni umugabo umwe mu bayobozi ba filime bakomeye cyane mu Buhinde. Mu gihe abandi bibanaga ku nkuru z'urukundo gusa, Rohit Shetty yahisemo guhuza action, comedy n'amarangamutima mu buryo budasanzwe. Ibi byatumye filime ze zikundwa cyane n'abantu benshi mu bihugu byinshi cyane ku isi. Ariko se gute uyu mugabo yageze ku rwego rwo kuba umwe mu bayobozi ba filime batsinze cyane muri Bollywood? Rohit Shetty yavukiye mu muryango wari usanzwe ukora ibintu by'amasinema. Se yakoraga ibikorwa bya action muri filime. Nubwo atavukiye mu bukire, yakuriye hafi y'inganda za filime, bituma akunda cyane sinema kuva akiri muto. Yatangiye urugendo rwo gukora nk'umufasha w'abayobozi ba filime. Yakoze imyaka myinshi yiga uko filime zikorwa mbere yo guhabwa amahirwe yo kuyobora filime ye ya mbere. Uko imyaka yagiye yishira niko izina rye ryagiye rikura. Kimwe mu byamugize icyamamare ni ugukurikiranwa filime za Golmaal. Iyi filime zishingiye ku rwenya rwinshi, amakosa asekeje n'inkuru zituma abantu baseka kuva itangiye kugeza irangiye. Filime za Golmaal zakunzwe cyane ku buryo hakozwe izikurikirana nyinshi. Muri zo harimo Golmaal Returns, Golmaal 3 na Golmaal Again. Golmaal Again yabaye imwe muri comedy zinjije amafaranga menshi cyane muri Bollywood. Yinjije hafi miliyoni 36 z'amadolari y'Amerika. Ibi byerekanye ko Rohit Shetty atari umuhanga muri action gusa, ahubwo no muri comedy. Ariko filime yahinduye amateka ye kurushaho ni Singham. Igihinde cya Singham tuzakivuga, ariko Singham koko ni igihinde cyabaye kiza cyane. Iyi filime ivuga ku mupolisi ukunda ubutabera kandi utajya yemera ruswa. Yarwanyaga abanyabyaha n'abanyapolitiki bamunzwe na ruswa atitaye ku ngaruka. Abantu bakunze cyane ubutwari bw'uyu mupolisi ndetse n'uburyo filime yari yuzuyemo action zikomeye. Singham yinjiye hafi miliyoni 18 z'amadolari y'amanyamerika ku isi yose. Iba imwe mu mafilime yakomeye cyane z'uwo mwaka. Kubera iyo ntsinzi, Rohit Shetty yakoze Singham Returns nayo ikomeza gutsinda cyane muri sinema. Mu mwaka wa 2013, Rohit Shetty yongeye gutungura isi yose, cyane cyane muri Bollywood, ubwo yakoranaga na Shah Rukh Khan. Iyo filime bakoranye bayita Chennai Express. Iyi filime yari ivanze urukundo, urwenya n'ibikorwa bya action. Inkuru yayo yakurikiye umugabo wari mu rugendo rwamuhinduriye ubuzima. Chennai Express yabaye blockbuster ikomeye cyane. Yaje kwinjiza hafi miliyoni 50 z'amadolari y'amanyamerika ku isi yose. Kugeza n'uyu munsi yaracyari muri filime zikundwa cyane za Shah Rukh Khan. Nyuma yaho Rohit Shetty ntiyigeze iyo ahagarara cyane cyangwa se ngacika intege. Mu mwaka wa 2018 yasohoye iyo bita Simba, ibintu bindi byiza cyane pe. Iyi filime ivuga ku mupolisi wari usanzwe ukunda amafaranga kurusha ubutabera, ariko nyuma y'ikintu gikomeye kibaye, afata icyemezo cyo kurwanira ukuri no kurinda abaturage. Simba yakunzwe cyane kubera uburyo buzemo action, amarangamutima n'ubutumwa bukomeye cyane. Yinjije hafi miliyoni 48 z'amadolari y'abanyamerika. Nyuma y'icyorezo cya COVID-19, benshi batekereza ko sinema zizagorana kongera kubona abafana cyane, ariko Rohit Shetty yongeye kwerekana ko afite ubushobozi bwe cyane n'impano. Yaje kugwerekana muri filime bita Soldier Vanch yakinnyemo na Akshay Kumar. Iyi filime yibanze ku kurwanya ibiterabwoba no kurinda igihugu. Nubwo yasohotse mu gihe gikomeye nyuma y'icyorezo cya COVID-19, benshi batekerezaga ko sinema zizagorana kongera kubona abafana, ariko Rohit Shetty yongeye kwerekana ubushobozi bwe muri Soldier Vanch yakinnyemo na Akshay Kumar, icyamamare mu Buhinde nacyo. Iyi filime yayibanze ku kurwanya iterabwoba no kurinda igihugu. Nubwo yasohotse mu gihe gikomeye ku nganda za sinema, yinjije hafi miliyoni 35 z'amadolari. Ntabwo ari amafaranga make cyane pe. Iyo urebye ibikorwa byose bya Rohit Shetty, usanga impamvu abantu bamukunda ari uko azi neza ko abafana ari ikintu baba bashaka, nicyo nawe abahereza. Akora filime zirimo action ikomeye, urwenya, ubutwari n'inkuru ziryoshye kandi zumvikana. Niyo mpamvu filime ze zikomeza gutsinda imyaka myinshi ishize.
kuri ubu afatwa nk'umwe mu bayobozi ba filime bafite izina rikomeye cyane kandi binjiza amafaranga menshi muri Bollywood. Niba wararebye filime za Rohit Shetty tubwire muri comment niyo wakunze kurusha izindi. Ese ni Singam, Chennai Express, Simba cyangwa Suryavanshi? Niba ukunze inkuru nk'izi kandi zivuga ku bakinnyi n'abayobozi ba filime muri Bollywood cyangwa se tukajyana muri za Hollywood, kanda like, subscribe na kandi na share kugira ngo tuzacikwa n'izindi video zizakurikira. Ciao ciao.